Iyi ni ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe muduteze amatwi aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro tubagezaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubiza umukunzi wacu watubajije icyo umugore utwite abana n'ubwandu bwa virusi itera Sida yakora kugira ngo atanduza umwana atwite iyi virusi itera Sida. Muri iki kiganiro turi bwibande ku buryo bukwiye umubyeyi utwite abana n'ubwandu bwa virusi itera Sida yarinda umwana we kwandura mu gihe atwite ndetse na nyuma yo kumubyara. Ibitekerezo byanyu birafunguye kuri iki kiganiro. Uramutse ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa ikindi ushaka kudusangiza, wakitugezaho binyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa ukabinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibitekerezo byanyu tuzabisoma kandi tubasubize. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Umubyeyi utwite ashobora kwanduza virusi itera Sida umwana atwite binyuze mu buryo butandukanye. Ibi bishobora kubaho mu gihe umugore arimo kurwana no kubyara, nyuma yo kubyara, cyangwa akamwanduza binyuze mu gihe cyo kumwosa. Umubyeyi utwite abana n'ubwandu bwa virusi itera Sida aba afite ibyago bingana na 45% byo kuba yakanduza umwana atwite mu gihe nta gikozwe. Bivuze ko nanone mu gihe hari igikozwe haba hari amahirwe angana na 55% y'uko umubyeyi utwite abana n'ubwandu bw'agakoko ka virusi itera Sida atakanduza umwana we. Nyuma yo kumva ibi ngibi wakwibaza iki kibazo: ni iki umugore utwite abana na virusi itera Sida yakora kugira ngo atanduze iyo virusi umwana we? Mbere ya byose, umugore wese ukimara kumenya ko yatwite agomba kujya ku ivuriro rimwegereye kugira ngo ahabwe inama ku buzima bwe kandi ahabwe n'urundi rusobe rwa serivisi zihabwa ababyeyi batwite. Muri izi serivisi umugore utwite ahabwa harimo no gupimwa virusi itera Sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibi biba bigomba gukorwa kuko bijyana n'ubujyanama ndetse no gukurikiranwa. Byibuze hakenerwa ko umuntu apimwa inshuro 3 mu bihe bitandukanye kugira ngo abaganga babe bakemeza bidasubirwaho ko uwipimishije arwaye Sida. Mu byumvikana akaba ari na byiza ko wamenya uko ubuzima bwawe buhagaze na mbere yo gutwita. Reka tuvuge ko umugore yipimishije agasanga arwaye. Nyuma yo gupimwa bikagaragara ko umubyeyi utwite afite virusi itera Sida, ahabwa ubujyanama butandukanye. Ubwo bujyanama bukubiyemo ubujyanama bw'imyitwarire ndetse n'ubujyanama ku mirire, kuko ubu burwayi ari uburwayi umuntu aba agiye kumarana igihe kirekire. Nyuma y'ibi umurwayi abwirwa uburyo agiye gutangira gukurikiranwa nk'umuntu ubana n'ubwandu bwa virusi itera Sida, akabwirwa n'igihe agomba gutangira gufata imiti imurinda we ubwe ndetse n'umwana atwite. Mu bihugu bimwe na bimwe umugore utwite afite ubwandu bwa virusi itera Sida hari imiti aba agomba guhabwa atangira gufata mu gihe ifite ibyumweru 14, agakomeza kuyifata kugeza abyaye, akayifata mu gihe cyo konsa, agakomeza kuyifata kugeza umwana agejeje umwaka umwe. Gusa iyi ni gahunda y'ibihugu bimwe na bimwe, kuko hari nk'aho bavuga ko konsa umwana bidakwiye mu gihe ubana n'ubwandu bwa virusi itera Sida, mu gihe ahandi usanga bagira inama ababyeyi konsa umwana nibura igihe cy'amezi 6 nta kindi afashe kugira ngo bimugabanirize ibyago byo kuba yakanduzwa na mama we mu gihe cyo kumwosa. Mu gusobanukirwa ibi neza, reka twongere twibaze iki kibazo: ese ubundi bigenda bite kandi ni hehe umugore utwite ashobora kwanduriza umwana we? Yamwanduza mu gihe akimutwite cyangwa yamwanduza mu gihe cyo kumwoza? Nibyo koko umubyeyi ashobora kwanduza umwana virusi itera Sida mu gihe nyina akimutwite, mu gihe cyo kubyara ndetse no mu gihe cyo kumwosa. Nubwo bimeze bitya, haba hari amahirwe menshi cyane ko mu gihe umugore utwite abana n'iyi virusi itera Sida, iyo afata imiti neza no hanyuma yo kubyara ntiyonse umwana we, haba hari amahirwe y'uko yagira umwana muzima.
iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Reka noneho turebere hamwe icyo umubyeyi yakora kugira ngo yirinde kwanduza virusi ya sida umwana atwite. Umubyeyi utwite agomba gufata imiti igabanya ubukana bwa sida mu gihe atwite, akayifata nk'uko yandikiwe na muganga. Ikindi, umubyeyi utwite nanone aba agomba guhitamo hagati yo kubyara abazwe cyangwa agahitamo kubyara mu buryo busanzwe. Ikindi ni uko umubyeyi nanone agirwa inama zo kutonsa umwana, ahubwo agakoresha ubundi buryo bwo kumuha amata abigiriwemo inama n'abaganga. Ikindi ni uko nyuma y'uko umwana amaze kuvuka, umuganga amwandikira umuti ugabanya ubwandu bw'agakoko ka sida agomba gufata kuva akivuka kugeza ageze ibyumweru 4. Twese turabizi ko virusi itera sida hamwe mu hantu yandurira cyane kurusha ahandi ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni uko mu matembabuzi atandukanye agize umubiri wacu, ahantu sida igaragara ku rugero ruri hejuru ni mu maraso. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko abashakashatsi bagaragaje ko mu marira, mu macanjwe, mu majereka n'andi matembabuzi agize umubiri wacu nayo ashobora kuba arimo agakoko ka virusi itera sida. Gusa muri aya matembabuzi tuvuze, ingano ya virusi itera sida ibirimo aba ari nkeya cyane ku rugero rwo hasi, ku buryo udashobora kuba wakanduzwa n'umuntu binyuze muri aya matembabuzi. Nubwo bimeze bitya, ariko umubyeyi wamaze kubyara mu gihe afite virusi itera sida, iyo yishoboye agirwa inama yo kutonsa umwana we, ahubwo agakoresha ubundi buryo bwo kumuha amata kugeza igihe agize amezi 6, akabona kumuha imfashabere. Iyo ibi bidashoboka, umubyeyi agirwa inama zo konsa umwana amezi 6 gusa, yarangiza akamuha imfashabere ntiyongere kumwonsa hejuru y'amezi 6. Zimwe mu mpamvu umubyeyi abuzwa cyangwa agategekwa konsa amezi 6 umwana we, nuko mu gihe cyo kumwonsa bitekerezwa ko uko umwana akomeza konswa, ingano ya virusi itera sida ibiri mu majereka ishobora kugenda yiyongera mu mubiri w'umwana buri uko nyina agenda amwonsa. Biranashoboka ko uko umwana agenda yonka cyangwa se uko umwana agenda yigera hejuru, agenda agira ubushobozi bwo kuba yaruma mu gihe arimo konka. Ibi bikaba byatuma hari udusebe duto cyane tuza mu kanwa ke no ku ibere rya mama we, maze bikaba byazamura ibyago byo kuba yakandura virusi itera sida. Mu gihe tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, reka turebe icyo umubyeyi utwite yahitamo hagati yo kubyara abazwe cyangwa kubyara mu buryo busanzwe. Abahanga mu by'ubuvuzi bugezweho bagaragaje ko kubyara mu buryo busanzwe bitongera ibyago byo kuba umubyeyi yakanduza virusi itera sida umwana we mu gihe cyo kumubyara, no mu gihe yipimishije hakiri kare agahabwa imiti igabanya ubukana bwa virusi ya sida, ndetse akaba yaranakurikije inama zose yahawe n'abaganga. Igihe bimeze gutya nta kibazo kiba gihari. Mu gihe inda y'umubyeyi igeze mu gihembwe cya 3, abaganga baba bagomba gusuzuma ingano ya virusi itera sida iri mu maraso uko ingana. Iyo ngano ya virusi runaka ibiri mu maraso niyo bita viral load. Viral load ni ingano ya virusi ibiri mu maraso. Iyo rero umubyeyi yakurikije inama z'abaganga zose yahawe, iyo bamupimye bagasanga viral load ye iri hasi, agirwa inama zo kuba yabyara mu buryo busanzwe. Ariko iyo umugore atigeze agana ivuriro hakiri kare ngo bamupime, ahabwa imiti n'ubundi bujyanama cyangwa akajya kwipimisha yaratinze, nta yandi mahitamo aba asigaye uretse kuba muganga yamugira inama yo kubyara abazwe, kuko ingano ya virusi ya sida ibiri mu maraso ye ibiri ku gipimo cyo hejuru, bikaba byakongera ibyago by'uko umubyeyi yakanduza umwana we mu gihe nta gikozwe cyangwa mu gihe yaba amubyaye mu buryo busanzwe. Nyuma y'uko umwana avutse, ahabwa umuti ugabanya ubukana bwa sida aba agomba gufata mu gihe cy'ibyumweru 4. Hanyuma nyuma y'amasaha 48 umwana avutse, apimwa virusi itera sida, akongera gupimwa nyuma y'ibyumweru 6 avutse,
akongera gusuzumwa nyuma y'ibyumweru 12. Igipimo cya nyuma gifatwa umwana amaze kugira amezi 18 kugira ngo abaganga bemeze ko umwana nta virusi ya sida afite koko mu buryo budasubirwaho. Mu byumvikana nayo mpamvu ibigo bishinzwe ubuzima bishishikariza buri muntu wese ukimara kumenya ko yatwite kugana ivuriro rimwegereye kugira ngo atangire gukurikiranwa nk'umugore utwite ndetse ahabwe n'urundi rusobe rwa serivisi zinyuranye zihabwa ababyeyi batwite. Gusa ibi ntabwo biba bihagije. Niba umuntu aba atwite ni uko hari uwo baba baryamanye kandi ntihagire uburyo bwo kwirinda virusi itera sida bukoreshwa. Niyo mpamvu niba warisuzumishije ugasanga urwaye, ugomba kubwira abantu cyangwa umuntu mwabonanye kugana ivuriro rimwegereye kugira ngo nawe yisuzumishe kandi ahabwe ubufasha. Iyi ni Ingando Online mwari mukurikiye. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite ushaka kutugezaho, wabitugezaho binyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa ukabinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibitekerezo byanyu tuzabisoma kandi tubasubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.